Amahoro y'Imana aba namwe inshuti z'umusaraba. Nitwa Profete Mukristo Richard ugarutse muri message y'ukwezi. Tudatinze reka twifashishe ijambo ry'Imana niryo buhanuzi butavangiye. Turasoma Zaburi ya 12 umurongo wa 6. Haravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none ndahaguruka ni kubiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Hariho umuntu ushobora guhura n'ikibazo agahamagara abantu bakakimufashamo, wowe uhuye nacyo aka kanya wahamagara nde? Hari abantu bahura n'indwara zikomeye bigasaba amamiliyoni menshi kugira ngo bivuze. Uyu munota iyo ndwara ikomeye ikugezeho ko nta mafaranga ufite, wabyifata mute? Hari abantu bashobora guhura n'ingorane runaka, iyo ngorane ikabarusha imbaraga, bigasaba ko bashobora kuyikuramo bivanye na konte yabo. None iyo ngorane igushikiriye wayiva mute? Ndafitiye message y'umuntu udafite uko bigenza aka kanya. Mana yakuntumye ngo nkubwire ngo none irahagurutse. Nayibajije impamvu itazahaguruka hirya y'ejo, nayibajije impamvu itazahaguruka mu kwezi kwa 12, nayibajije impamvu ihagurutse muri kuno kwezi kwa 11, imbwira ko hari ibyendaga kuguhitana. Ndashaka kuvugana n'ibyendaga kuguhitana, ndashaka kuvugana n'ibyendaga kurangiza ubuzima bwawe, ngo birekereyo kuko Imana ije kugutabara. Hari ikintu cya mbere Imana ivuganye natwe mu ijambo, iravuze ngo none ndahaguruka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ngo ndashyira mu mahoro uwo bacunira ingoni. Ibi bintu bibiri ni ibintu biremereye bigiye kukuba muri kuno kwezi kwa 11. Icya mbere, Imana igiye guhaguruka. Nimara guhaguruka iraza kuza kwicaza ibimaze igihe biguhagazeho. Maze igihe uhagazweho n'ibintu byakubujije amahoro, byakubujije umudendezo wawe, byakubujije umutekano, byakubujije gusinzira, byakubujije kubaho ushaka, byakubujije kugira akazi ukora, byakubujije amagara meza. Ibyo bintu ni ibintu maze igihe bihagaze. Imana irahagurutse kugira ngo byicare muri kuno kwezi kwa 11. Ikigira kabiri, ijambo riratubwiye ngo ije gushyira abantu mu mahoro. Iri jambo ryanejeje cyane. Ndatangariza umuntu wowe uri kuranyumviriza. Ntabwo nzi niba uri hano muri Afrika, ntabwo nzi niba uri Burayi, ntabwo nzi niba uri muri Canada, ntabwo nzi niba uri muri Amerika. Igihugu cyose urimo ahantu iyi video ikugereyeho, Imana yambwengije kuguha amahoro. Ijambo ry'Imana yavuga ngo amahoro n'umugisha Uwiteka atanga nta wongeraho umubabaro. Birashoboka ko hari abagambiriye kongeraho umubabaro. Ufite ibikubabaje, abanzi bawe ntago barekeyeyo, barumva ko bakomeza ukaguma ubabaye. Ibi bagukoreye ntago barekeyeyo, baracyabanaye, barumva bashaka n'ibindi bakora. Ariko Imana yavuganye nanjye kije kugushyira mu mahoro. Aya mahoro araza kuza kuba meza ati. Hari ikintu cy'igikorwa Imana iri bukorere mu maso y'abanzi bawe. Iki gikorwa gitume bakubaha, gitume batinya Imana yawe, gitume baguha gahwengwe, bakureke, bareke kukuzengereza, bareke kukuroga, bareke gukomeza kukuvuga atari iyindi mpamvu, atari impuhwe bakugiriye, ahubwo babonye ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Imana igiye kwihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Ijambo ryatangiye ritubwira ngo kubwo kunyagwa k'umukene. Uku kwezi kwa 11 ikintu wanyazwe cyose kigiye kukugarukaho ku neza cyangwa se ku nabi, kubera ko ni Imana ibivuze. Uzi ko hari ibintu wanyazwe abantu babonye, hari ibintu wanyazwe nawe ubwawe wabonye, hariho n'ibyo wanyazwe utabonye. Buriya hari imigisha yari yamaze gutegurwa, hari ikintu Imana yari yamaze kugutegurira, Satani arakinyaga mu ibanga, agitwarira kure kitarakugeraho. Hariho n'ibyo wari wamaze kubonesha amaso yawe, Satani byose arabitwara. Ngufitiye message idasanzwe. Uku kwezi kwa 11 subirana ibintu byawe Satani yari yarakunyaze, by fire by force. Ndumva mfite ifuheri idasanzwe. Iyo umuntu adafite kivugira, abantu bamukorera ibyo bashatse, baramurenganya uko bashatse, bamukorera ibyo bigombeye kubera ko abadafite uwamuvugira. Mu ijuru hari Imana ituvugira, kandi ntabwo ivuze noneho ije no gukora. Baraza kujya hehe? Abarozi birirwa bagukoreraho inama, ubukene ni we bwajiye, ibihombo ni wawe,
indwara ni iwawe, ubuzima bubi ni iwawe, nta mahoro kigira, itiro wararibuze, uhora urira mu marira menshi, byaranze ko wanezerwa. Uku kwezi kwa 11 Imana irambiwe n'ibyo byose byari bikuriho, kuko uri umwe mu bantu Yesu yameneye amaraso. Igihe Yesu yababaraga, burya nawe uri umwe mu bo yababarijwe. Wikomeza kubabara, ngiye kugusengera Imana. Nta ndwara itari buze gukira, nta kigeragezo kitari buze kurangira, nta mutwaro utari buze kurangira, hamwe n'Imana nizeye yuko ishobora byose. Rambika ikiganza cyawe ahantu urwaye. Ibihumbi by'abantu nabonye bakira, nawe uze kuba uwa mbere. Niba ukeneye akazi cyangwa ukeneye ikindi kintu Imana yagukorera, rambika ikiganza ku mutima wawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti risumba ayandi mazina, izina rihambaye rifite ubushobozi budasanzwe, ndasengeye uyu wakiriye iyi video ko yakiriye igitangaza gikomeye. Iki kibazo yari arimo kirangize, ibyo yanyazwe abisubizwe, haguruka ibyari bihagaze byicare mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kuko uri Imana imva gusenga kwanyu, mushyire mu mahoro, aryama asinzire, amererwe neza. Ibitero byamuhagurukiraga, ibyagendaga mu ijoro, ibyamugenderaga mu ndoto, ibyagendaga ku murango, reka ubushobozi bwawe Mwami wanjye bukora ibikomeye ku buzima bwe. Nkuyeho ikibi cyose cyari kigambiriwe ku buzima bwe muri kuno kwezi kwa 11. Ndasengeye urugendo azakora, umurinde accident. Ndasengeye ibyo azafungura, umurinde isumu n'ikindi kibi. Ndasengeye hazaryama muri kuno kwezi kwa 11. Ndasengeye intambuko zose azatera, uzuhagarara nawe umurinde, Satani amaramarire mu maso ye. Urakoze kuko ukoze ibikomeye, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubyambaje, amina. Mana ikumpera umugisha, ndagukunda. Reka nkubwire, iyi video nutirengagiza ukayimpera abantu bose ufite kuri WhatsApp, ukayinshyira kuri Facebook niba uyifite, ukayinshyira mu magroup urimo, Imana iraza kuza kugukorera igitangaza yambwiye. Umugisha wa mbere urawakiriye no gutabarwa, n'uyu mugisha wo gusharinga uparitaja umpera abandi nawe wakire, uraba umfashije ivuga butumwa. Imana ikumpera umugisha. Hari ikindi kibazo cyangwa se inkunga, watwandikira kuri iyo nimero ya telefone iri kuri ekra. Ndabakunda cyane. Shalom, shalom, shalom.